Igitabo cya mbere mu bitabo by'ubusizi cyandikiwe imitima y'ubwoko bw'Imana irimo kubabara. Imitima ikomeretse niyo Imana yari ifite mu bitekerezo byayo igihe yandikaga iki gitabo, igitabo cya Yobu. Abanyeshuri ba Bibiliya basa nkaho batazi neza igihe iki gitabo cya Yobu cyandikiwe ndetse n'uwacyanditse. Abenshi bavuga ko iki gitabo cya Yobu ari cyo gitabo gikuru cyane muri Bibiliya yose, kandi ko cyanditswe kera cyane mbere y'igitabo cy'Itangiriro. Bamwe bavuga ko uwacyanditse ashobora kuba ari Mose, ariko abanyeshuri ba Bibiliya bo bavuga yuko uwacyanditse uwo ari we wese agomba kuba yaraciye mu kababaro kamwe nk'akagaragara mu gitabo cya Yobu. Abanyeshuri benshi bavuga yuko iki gitabo gishobora kuba cyaranditswe mu gihe cya Aburahamu, Isaka na Yakobo bitewe n'imyaka ya Yobu. Umwanditsi atubwira yuko nyuma y'akababaro ka Yobu yaje kumara imyaka 140 maze yicwa n'ubusaza. Ibyo bisa nk'ibishyira Yobu mu bihe bya basogokuruza nka Aburahamu, Isaka na Yakobo. Dutangira kwiga Bibiliya, twize yuko akamaro k'iki gitabo yewe n'ibindi bitabo bya Bibiliya ntabwo ari uwacyanditse cyangwa se igihe cyandikiwe. Nujya usoma igitabo cya Bibiliya cyangwa se igice yewe n'umurongo, jya wibuka yuko ugomba gushaka ukuri. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 17 igihe yavugishaga se mu isengesho ati, ijambo ryawe ni ukuri. Ibyo bisobanuye yuko nujya usoma ibyanditswe, icyanditswe icyo ari cyo cyose waba urimo gusoma, jya ushaka ukuri. Muri Yohana 7:17 Yesu yatweretse ubundi buryo tugomba kujya dusoma ibyanditswe, ubwo yavugaga ati, igihe umuntu wese azajya asoma ibyanditswe afite ubushake bwo gukora ubushake bw'Imana, uwo muntu azasobanukirwa yuko ibyanditswe atari ijambo ry'umwana w'umuntu, ahubwo ko ari ijambo ry'Imana. Dushingiye ku byo Yesu yavuze, akamaro k'ibyanditswe ni ugusoma ibyanditswe ufite intego yo gushyira mu bikorwa ukuri usanga mu byanditswe ukagukoresha mu buzima bwawe. Mu yandi magambo, dushingiye ku byo Yesu yavuze, ubushake bukora buganisha ku kumenya. Abantu benshi bajya bavuga ngo nimara kumenya nibwo nzakora. Ariko Yesu avuga iby'Imana ihora ivuga mu ijambo ryayo ati, numara gukora nibwo uzamenya. Uko niko dukwiriye kuzajya dusoma ibyanditswe. Igihe urimo gusoma iki gitabo cya Yobu, ujye wibaza iki kibazo: ni ukuhe kuri iki gitabo kirimo kunyigisha? Ni gute nakwemeza uku kuri? Ni gute nashyira uku kuri mu bikorwa? Igitabo cya Yobu nicyo gitabo cya mbere mu bitabo 5 by'ubusizi byo muri Bibiliya. Igitabo cya Yobu ni umwe mu mivugo myiza cyane yanditswe. Nutangira gusoma iki gitabo cya Yobu, jya ushakisha igisubizo cy'iki kibazo: ese Imana ni iki ivuga ku mitima ikomeretse muri iki gitabo? Muri buri tsinda ry'abantu iteka ryose haba harimo imitima ikomeretse. Niba umutima wawe nawo uri muri iyo mitima ikomeretse, jya mu gitabo cya Yobu maze wibaze uti, Mana, ni iki uvuga muri iki gitabo ku mitima ikomeretse? Ndababaye kandi nkeneye kukumenya. Ni ubuhe butumwa ufite uyu mutima wanjye ukomeretse? Hari ukuntu igitabo cya Yobu ari urugero runini rw'umurongo mutoya cyane wo mu Isezerano Rishya. Yesu atanga ikibwirizwa cyo ku musozi muri Matayo 5 ku murongo wa 4 w'icyo gice, yaduhaye andi mahirwe igihe yavugaga ati, hahirwa abashavuye kuko bazahozwa. Mu Isezerano Rishya tubona inyigisho, naho mu Isezerano rya kera tukabona ishusho y'inyigisho. Igitabo cya Yobu ni ishusho y'icyo cyanditswe gito kiri mu Isezerano Rishya. Igitabo cya Yobu cyerekana imitima ikomeretse hamwe n'uburyo bwo gukurikira inzira 3 zatanzwe na Yesu kugira ngo ihirwe no guhumurizwa bigere ku bababaye. Inzira ya mbere ni iyi: niba ushaka kugira ku ihirwe no guhumurizwa Yesu yasezeranyije abababaye, reka gushavura kwawe kugutere kubaza ibibazo. Birashoboka ko bwaba ari ubwa mbere, ariko gerageza ubaze ibibazo byiza. Iyo uri mu kababaro, iyo umutima wawe ubabaye, habaho ibibazo byiza n'ibibazo bibi. Imana irashaka yuko imitima ibabaye ibaza ibibazo bizima gusa. Imana izi neza yuko iyo dutangiye kubaza ibibazo bizima, aribwo dutangira kubona ihirwe no guhumurizwa dushobora kugira
mu gihe cyo kubabara no gushavura kwacu. Yobu abaza ibibazo bizima igihe umutima we urimo kubabara. Mu gitabo cya Yobu, itegereza umubare w'ibibazo Yobu abaza. Yobu abaza ibibazo byinshi cyane kandi ibibazo byiza bizima. Ibibazo bya Yobu nibyo bibazo Imana yifuza ko imitima ibabaye yabaza. Tuzibanda ku bibazo byinshi Yobu abaza hagati y'ukubabara kwe n'agahinda ke. Igitabo cya Yobu gitanga ishusho y'inzira ya mbere ugomba gukurikiza kugira ngo ubashe kubona ihirwe no guhumurizwa Yesu yasezeranyije abo bose bashavuye. Umvira ibisubizo by'Imana ku bibazo ubaza. Reka agahinda kawe kagutere kubaza ibibazo maze wumvire ibisubizo by'Imana ku bibazo byawe. Imana isubiriza ibibazo mu byanditswe. Imana yasubije ibibazo byose byabajijwe na Yobu. Mu gihe urimo gusesengura iki gitabo cya Yobu, shakisha ibibazo bya Yobu maze unashakisha ibisubizo by'Imana ku bibazo bya Yobu. Ibyo bizagufasha kumenya ubutumwa bw'Imana bwagenewe imitima ikomeretse. Iyo wemereye akababaro n'agahinda kawe kugutera kubaza ibibazo, ndetse n'iyo wemereye akababaro kawe kugutera kumvira ibisubizo by'Imana, inzira ikurikira irasobanutse. Izera ibisubizo by'Imana ku bibazo ugira. Iyo niyo nzira ya gatatu igitabo cya Yobu kitubwira gukurikiza kugira ngo tubashe kugera kuri rya hirwe no guhozwa Yesu yasezeranyije abashavuye. Niba ushaka kumenya icyo Yesu yavugaga ubwo yavugaga ati, hahirwa abashavuye kuko bazahozwa, umva maze wizere. Hari umurongo mu mubwiriza igice cya 7 uteye n'imyitwarire ya kabiri yo mu kibwiriza cya Yesu cyo ku musozi. Umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 2 uravuga uti, byaruta kujya mu nzu y'agahinda kurusha kujya mu nzu y'ibirori. Umunsi umwe uzapfa maze ubwo nibwo uzamenya neza. Nuko rero ni byiza kujya aho bashavuye kurusha kujya aho bari mu birori. Wibuke yuko ubusizi ari ururimi rw'umutima kandi yuko umutima ari we muntu w'imbere dushingiye ku byanditswe. Uwo muntu w'imbere waremwe mu ishusho y'Imana ni uw'ubuziraherezo. Ubuzima bwawe bwose Imana irimo gutegura, gutunganya no gukuza umuntu wawe w'imbere kubw'ubuzima budashira. Ni ibihe bintu wumva ko bizakwegereza Imana bigatuma indangagaciro zawe zisa nk'izo yifuza, bigateza imbere umuntu wawe w'imbere, bigutegurira kubaho ubuzima buzira iherezo hamwe n'Imana? Uratekereza yuko ari mu nzu y'ibirori, ubukire, iyo ibintu byose bigenda neza, cyangwa se mu gihe ibintu bitagenda neza mu bihe bikomeye? Benshi muri twe bazemera yuko ibihe umuntu wacu w'imbere yakomereyemo ari bya bihe twabaga turimo kugeragezwa, ibyo bihe byo kubabara. Wenda gukomera kwacu kwaje muri ibyo bihe byo kurwara, cyangwa se igihe batubwiraga ko tugiye gupfa. Kuki abantu baba batishimye iyo bagiye kwirimbi gushyingura? Uko kutishima kwacu ni ikimenyetso cy'uko hari umunsi natwe tuzapfa. Nta gushidikanya yuko hari umunsi twese tuzapfa. Iby'ingenzi ni hehe, ryari, gute, kandi kuki. Twese tuzapfa. Ariko ntabwo tujya tubitekerezaho, kandi nta nubwo tubaho nk'abazapfa niyo twabitekerezaho. Dukomeza kubaho mu buzima bwo gutakaza agaciro. Duhora twibeshya iteka ryose yuko dufite ubudahangarwa kandi ko tuzahoraho, cyangwa se ko tuzajya tugaruka mu bundi buryo. Ariko umubiri wacu wo hanze ntushobora kubaho iteka ryose. Imana irashaka ko tumenya yuko tutazabaho iteka ryose. Imana irashaka kutumenyereza amahame yayo. Imana irashaka kugira ngo umuntu wacu w'imbere akure maze yitegurire kubaho mu buziraherezo. Iyo niyo mpamvu Yesu yavuze ati, hahirwa abashavura. Kuko iyo ushavuye indangagaciro zawe ziba ziri mu nzira n'ubushake bw'Imana, kandi umuntu wawe w'imbere aba arimo gukura kugira ngo ase nawe. Nuko rero Imana iravuga iti, hahirwa abashavura. Biragoye cyane kugereranya indangagaciro za Yesu n'indangagaciro zacu uyu munsi. Ese ni bangahe muri twe bizera ko ari abanyamugisha iyo turimo kubabara? Ntabwo dufite indangagaciro za Yesu kuri iyo ngingo, cyangwa se no ku zindi ngingo nyinshi zitandukanye. Ariko turamutse tugize indangagaciro nk'iza Yesu,
ndetse n'indangagaciro z'Imana. Twasobanukirwa impamvu ibyanditswe bivuga yuko tuba duhiriwe iyo dushavura. Iyi niyo ngingo y'igitabo cya Yobu. Igitabo cya Yobu ni inkuru y'umugabo ukomeye, umugabo wuzuye ubumana, umugabo w'umunyamwuka. Imana yemera ko uyu mugabo ukomeye w'umunyamwuka kandi wuzuye ubumana ababara. Ingaruka zo kubabara kwe, Yobu umugabo ukomeye wuzuye ubumana kandi w'umunyamwuka aza kumererwa neza cyane. Imana ikoresha igikoresho cy'umubabaro guhindura umugabo mwiza maze ikamugira umugabo mwiza cyane. Ubwo nibwo busobanuro bw'ubutumwa bwa Yobu. Dukeneye ubutumwa bwa Yobu uyu munsi kuko muri iyi minsi hariho inyigisho nyinshi zitari iza Bibiliya. Izo nyigisho tuzita inyigisho zo gukira. Inyigisho zo gukira n'ubukungu zivuga ngo Imana ntigishaka ko ubwoko bwayo burwara. Imana ntigishaka ko ubwoko bwayo bubabara. Imana ntigishaka yuko ubwoko bwayo bukena. Inyigisho zo gukira n'ibitangaza zivuga yuko niba ubana n'uburwayi budakira cyangwa se ubukene bwa karande, ntabwo uba warashyize mu bikorwa amahame y'ubwami bw'Imana. Ntabwo uri umuntu w'umunyamwuka niba uri umurwayi cyangwa se uri umukene. Ibyo birababaje. Ntabwo ari byo. Iyo ugiye mu bice bimwe na bimwe bibamo abakristo bakiranuka ariko bakennye kandi bakunda kurwara cyane, izo nyigisho ntabwo zaba arizo. Niba hari icyo uzi ku mateka y'ubwoko bw'Imana, amateka y'itorero, cyangwa se amakuru y'ubwoko bw'Imana ku isi hose uyu munsi, byaba ari ibintu by'ubucucu kuvuga utyo. Abantu benshi b'abakiranutsi barimo kubabazwa cyane bitavugwa kuko bizera Imana. Baramutse baretse kuvuga no kwizera Yesu Kristo, imibereho yabo yarushaho kuba myiza. Ariko kuko bahagararira Yesu Kristo, bisanga mu bukene bukabije cyane, bagafungwa ndetse bakababazwa cyane. Ni gute mu by'ukuri umuntu yabwira abantu buzuye ubumana ngo ntabwo muri abanyamwuka? Niyo mpamvu mubabazwa cyane. Dukeneye igitabo nk'iki cya Yobu kugira ngo kiduhe uburyo bwo kuri kandi bujyanye n'ijambo ry'Imana, kugira ngo nitujya tubona ubwoko bw'Imana bubabaye, ntituzajye dutekereza ko barimo kubabara kubera ko batari abanyamwuka. Dukeneye igitabo cya Yobu kugira ngo kitwereke ko iyo tubabaye Imana ibitadutaye kuko turimo kubabara. Dukeneye igitabo cya Yobu kugira ngo tubone ubusobanuro bw'Imana ku kababaro. Igihe urimo gusoma igitabo cya Yobu, nubwo igitabo cya Yobu ari umuvugo, uzabona nko mu gitabo cya Esiteri ko igitabo cya Yobu cyavamo umukino mwiza cyangwa inkinamico nziza. Ndagira ngo ngaragaze ibice remezo by'igitabo cya Yobu nacyo nk'aho ari umukino. Nita igice cya mbere uko byari bimeze muri icyo gihe. Uko byari bimeze muri icyo gihe, agace ka mbere k'uyu mukino ni muri Uzi, aho dusanga uyu mugabo ukomeye wuzuye ubumana kandi w'umunyamwuka witwa Yobu. Muri icyo gice cya mbere, agace ka mbere, Imana na Satani bagiranye ikiganiro kuri uyu mugabo. Iki gice cy'igitabo cya Yobu ni kimwe mu bice byo muri Bibiliya aho tujyanwa ivure tugahabwa ubusobanuro ku nkomoko y'icyaha. Ese icyaha cyaturutse he? Kuki icyaha kiriho uyu munsi? Ikibazo cy'icyaha cyokamye ubwoko bw'Imana kumara ibihumbi n'ibihumbi by'imyaka. Inkomoko y'icyaha yakomeje kubera urujijo abanyateolojiya n'abahanga kuva ku itangiriro ry'ibihe. Ni ikibazo gikomeye cyane gusubiza. Hano mu gice cya mbere cy'umukino twita igitabo cya Yobu, turushaho gusobanukirwa intambara yo mu mwuka iri hagati y'icyiza n'ikibi. Tubwirwa yuko icyaha kigaragarira muri Satani kandi ko Imana na Satani barimo kuganira kuri uyu mugabo mwiza Yobu. Imana irimo kubaza Satani iti, utekereza iki kuri uyu mugabo wanjye Yobu? Yobu ni wari ukomeye cyane kurusha abandi bose bo mu burasirazuba. Yobu aranyubaha, Yobu aranyizera, kandi Yobu yanga icyaha urunuka. Yobu ni urugero rw'icyo umugabo mwiza agomba kuba. Ese ubona Yobu atari umugabo w'umukiranutsi? Nuko Satani asubiza ahakanye impamvu Yobu ashingiraho kuba mwiza. Satani aravuga ati, ese ninde utawe umukiranutsi
kandi akaba mwiza. Washyize uruzitiro rurinda kuri Yobu no ku mitungo ye yose. Ntabwo namugeraho, ntabwo namukoraho cyangwa se ibyo atunze byose. Kuki? Nuko ahirwa, agahirwa, akongera agahirwa. Ni mwiza nyine. Ninde utaba mwiza aramutse amenye ko ari bubone nk'ibyo Yobu afite? Imana ivuga iki kintu gitangaje. Imana ibwira Satani iti, noneho ngiye kukwereka ukuntu ari umugabo mwiza. Ntuzakore ku bugingo bwe, ariko ibyo afite byose ubu biri mu maboko yawe. Icyo ni ikintu gitangaje cyane. Dusoma yuko icyo ari cyo gihe yatakaje ibye byose. Yari akize cyane kandi cyane. Mu byanditswe, umwanditsi atondagura ubutunzi bwa Yobu. Yobu afite umugore, aribwo bukungu bukomeye cyane nk'uko turi buze kubibona. Yobu afite abahungu 7 n'abakobwa 3. Yobu afite intama 7,000, ingamiya 3,000, inkone 1,000, indogobe 500 n'abagaragu benshi cyane. Yobu niwe ukomeye cyane mu burasirazuba mu buryo bw'ubutunzi. Satani abwira Imana ko Yobu aramutse abuze ubutunzi bwe bwose yavuma Imana maze akareka ubuzima bwe bw'umwuka n'ubunyangamugayo bwe. Imana ihurushya Satani rwo gutwara imitungo ya Yobu yose. Nuko tubwirwa yuko Yobu yabuze byose yari afite, ushyizemo n'abana be 10. Intumwa iza kwa Yobu iramubwira iti, ibimasa byo bihinga byari birimo guhinga n'indogobe zirimo kurisha uruhande rwabyo, ubwo abanyasabiya bazaga bakadufata maze bagashora ibimasa bihinga n'indogobe zose, bakica abahingisha bose uretse jyewe. Ni njye jyenyine warokotse. Mu gihe intumwa ikirimo kuvuga, indi nayo irahagera izanye inkuru mbi cyane. Umuriro w'Imana, iyi ishobora kuba ari inkuba, wamanutse uvuye mu ijuru utwika intama zawe zose n'abashumba bazo. Mbere yuko uwo mugabo arangiza, undi mugabo nawe araza aravuga ati, amatsinda 3 y'abanyakarudaya yaje atwara ingamiya zawe zose. Noneho n'undi nawe arahagera ati, abahungu n'abakobwa bawe 10 bari barimo gutarama mu nzu ya mukuru wabo, maze umuyaga ukomeye uraza uturutse mu butayu, maze ugota inzu ku buryo isakaro ryabaguyeho, ubu bose bapfuye. Uwo mwanya Yobu arahaguruka, ashishimura umwitero we, maze yikubita hasi imbere y'Imana. Aravuga ati, naje nambaye ubusa kuva mu nda ya mama, kandi ninjya no gupfa ntacyo nzajyana. Imana yampaye ibyo nari mfite byose, kandi yabyigarurije. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Muri ibi byose Yobu ntiyigeze acumura ku Mana cyangwa se ngo ayituke. Uwitwa Confucius yaravuze ngo, tuza muri iyi si amaboko yacu afunze ashaka buri kintu, ariko tukava muri iyi si amaboko yacu afunguye atwaye ubusa. Igihe Yobu yageragezwaga hano, Yobu yaravuze ati, ubwo nazaga muri iyi si amaboko yanjye yarafunguye. Buri kintu kiri mu maboko yanjye ni Imana yakimpaye. Byari ibyo byose igihe byari mu maboko yanjye, kandi ukuri kw'ibyo nuko nibye ku buryo yanabitwara igihe cyose ashakiye. Imana yajyanye abana banjye bose, ijyana ibyo nari mfite byose, ariko byari ibyayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yaramije Imana. Yobu yatsinze ikigeragezo neza. Biteye agahinda kubona ukuntu Yobu yabuze ibye byose. Yatakaje bimwe mu byo yari atunze bitewe n'ibiza karemano. Inkubi y'umuyaga, umwuzure, inkubi n'ibindi bizwi nk'ibiza mu bigo by'ubwishingizi. Ariko tuzi kuko twerekejwe ivure ko ibi bintu bidakomoka ku Mana. Byari ibikorwa bya Satani. Satani niwe wateje inkuba, Satani niwe wateje inkubi y'umuyaga, kandi Satani niwe wakoresheje babanzi bisha abagaragu ba Yobu bakanica amatungo ye yose. Igitabo cya Yobu cyerekana yuko ibyo byose bitatewe n'Imana. Yobu atsinda ikigeragezo cya mbere neza. Harimo kandi gace mu gice cya mbere. Mu gice cya mbere agace ka kabiri, Imana na Satani bagirana ikindi kiganiro kuri Yobu. Imana ibwira Satani iti,
noneho n'icyo utekereza ku mugaragu wanjye Yobu? Yobu ntiyitwaye neza se? Yobu ntiyigeze anshinja ubugome. Yobu yandamije. Maze Satani arasubiza ati, yego yitwaye neza pe, ariko ntabwo wanyemereye kumukoraho. Ntabwo wakuragaho uruzitiro rwa kabiri rumuriho. Ngaho mukureho uriya ruzitiro rwa kabiri rumuriho, maze mukoreho urebe ukuntu akuvuma. Impamvu yonyine Yobu ari mwiza akaba n'umukiranutsi nuko afite byinshi muri urwo ruzitiro. Yobu yitwaye neza igihe yaburaga ubutunzi bwe, ariko umuntu yatanga n'ibyo afite byose kubw'ubuzima bwe. Mukureho ubuzima bwe maze urabona uwo ari we. Noneho igitabo cya Yobu kigaragaza ukuri kwiza cyane. Abanyateolojiya bakwita Imana kwemera ariko atari bwo bushake bwayo. Imana ibwira Satani iti, ngiye gukuraho uruzitiro rwa kabiri, ariko ndakubuza kimwe gusa, ntutware ubuzima bwa Yobu. Ariko mubabaze cyane nk'uko abandi bantu bose bababara, ariko udatwara ubugingo bwe. Ubu ni ubundi buryo bwiza. Icyo bibiganishaho nuko Imana yemereye Satani kwica Yobu urubozo. Kwica urubozo ni iki? Hari abantu bafite ubunararibonye bwo kubabaza abantu batabishe. Icyo ni cyo Imana yemereye Satani gukorera Yobu. Ntuzatwara ubugingo bwe. Iyo niyo mbuzi yonyine Imana yahaye Satani. Maze Yobu arwara indwara mbi cyane. Abanyeshuri ba Bibiliya bizera ko yari imidindo. Byendaga gusa nk'ibibembe, aho uruhu ruhinduka rugasa nk'urw'inzovu. Yari indwara iteye isoni. Yobu yarababaye cyane bikabije, ariko ntiyapfa. Yobu ntiyitwaye neza cyane muri iki kigeragezo cya kabiri nk'uko yitwaye mu kigeragezo cya mbere. Yobu yari yihebye byamurenze. Aha niho umugore wa Yobu yerekanye ko agomba kwibazwaho. Maze atumbira Yobu aramubaza ati, ese waba ugikomereye ku kuba umugabo w'Imana? Wavumye Imana maze ukipfira? Iyo yari inama nziza isubizamo intege. Umugore wa Yobu agomba kuba yari umufasha mwiza. Yobu ahindukirira umugore we amubaza ikibazo. Aricyo igisubizo cyacyo nkeka ko aribwo butumwa bukubiye mu gitabo cya Yobu cyose. Yobu yabajije umugore we ati, ese twategereza iki kuva ku Mana? Ibintu byiza gusa, nta bintu bibi? Ubu nibwo busobanuro bw'ikibazo cya Yobu. Ese ni iki umukiranutsi agomba gutegereza kuva mu maboko y'Imana kuko ari umukiranutsi? Hari ibibazo byinshi bibazwa mu gitabo cya Yobu. Kugeza aho tugeze ubu, iki ni cyo kibazo gikomeye cyane. Hari uburyo bw'uko igitabo cya Yobu cyose kigiye kudusubiriza icyo kibazo. Yobu ni umukiranutsi. Ese Yobu yategereza kubona iki kiva ku Mana kuko ari umukiranutsi? Yobu arambura amaboko ye muri icyo kibazo abaza iki kibazo. Ese ni iki numva ko Imana yashyira mu maboko yanjye cyangwa yampa? Noneho irido riramanurwa kugira ngo iki gice cya mbere cy'umukino gitangire. Nisi igice cya mbere uko byari bimeze muri icyo gihe. Ndita igice cya kabiri kuganira. Ku musozo w'igice cya mbere tubwirwa yuko Yobu yari afite inshuti ze 3. Izi nshuti ze uko ari 3 zimenye ibyo kubabara kwa Yobu. Barahura maze bajya inama yo gusura Yobu. Bageze kwa Yobu babona ko barakoko kwamuhinduye isura, bakaba badashoboye no kumumenya neza. Bicwa n'agahinda cyane kuko Yobu yari ababaye cyane. Bicarana na Yobu kumara iminsi 7 n'amajoro 7 ntacyo bavuga. Bicaranye nawe mu kababaro kenshi kandi bacecetse. Nyuma yaho aza kubwira inshuti ze yuko guceceka kwabo ari ikintu kimuhumuriza cyane bamukoreye. Abahumurizaga Yobu ni urugero rw'abahumuriza badahumuriza. Turaza kubona impamvu ubwo dukomeje kwiga kuri iki gitabo cya Yobu. Inshuti za Yobu baba urugero rwiza rw'abahumuriza ubwo bazaga kwa Yobu. Ibyo biterwa nuko rimwe na rimwe udakwiye kugira icyo uvuga mu gihe umuntu ari mu kababaro. Abantu bakunze kumbaza bati, mushumba, hari umuntu ngiye gusura ariko afite ikibazo gikomeye cyane. None nta yahe magambo namuvugisha? Basa nkaho batekereza yuko ari amagambo y'igitangaza ahumuriza umuntu wese uri mu kibazo gikomeye.
yenda hari ibintu byiza kandi bikwiye twavuga, ariko ikintu cy'ingenzi ntabwo ari ibyo uvuga. Ikintu cy'ingenzi ni uko ugomba kugenda ukabana n'uwo muntu niba uri umwe mu bantu bamwitaho mu buzima bwe. Wowe uhabe gusa mu gihe ari mu kibazo gikomeye. Ndibuka bambwira umugabo wabaga mu bitaro by'abarwayi b'indwara zo mu mutwe utaravugaga. Niyo mpamvu yari ari mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Buri muntu yageragezaga kumuvugisha ariko ntabwo yavugaga. Nyuma rero umunyeshuri wo mu ishuri rya Bibiliya wari urimo kwimenyereza ahitamo kugira ikintu agerageza gukora. Yinjiraga mu cyumba cy'umurwayi buri munsi saa 8 z'amanywa maze akicarana nawe. Yaricaraga gusa. Yaje gusanga uwo mugabo yigunze atavugisha umuntu uwo ari we wese, kandi nta muntu wavuganaga nawe keretse kugerageza gutuma avuga. Nuko rero uyu munyeshuri wa Bibiliya yicananaga n'uyu mugabo buri munsi saa 8. Ibi byarakomeje kumara ibyumweru 8. Buri munsi yerekaga uyu mugabo ko bazajya babana, yamuvugisha cyangwa atamuvugisha. Navuga bizaba ari byiza, natavuga nanone nta kibazo. Umunsi umwe wa mugabo atangira kuvuga. Icyo yari akeneye muri make ni umuntu kuza akabana nawe. Ibyo ni by'inshuti za Yobu zakoze mbere bakigera kwa Yobu. Nyuma y'iyo minsi 7 n'amajoro 7 yo kwiyiriza ubusa no gutuza, guceceka kuza kurangizwa n'ijambo rya Yobu. Yobu avuma ijoro nyina yasamye inda ye. Yobu avuma umunsi yavutseho. Yobu ntiyavuma Imana nk'uko Satani yatekerezaga ko ari bubikore. Nyuma y'ijambo rya Yobu, umwe mu nshuti ze, umugabo witwaga Elifazi, nawe afata ijambo asubiza Yobu. Maze Yobu yongera kuvuga ahakanye ibyo Elifazi avuze. Nuko undi mugabo witwaga Zofari nawe aravuga, ariko Yobu ahita amuhakanya. Hanyuma inshuti ye ya gatatu Biludadi nawe aravuga, Yobu ahita amuhakanya nawe. Muri ubwo buryo buri muntu yaje kuvuga nka gatatu. Ibi rero nibyo bigize igice kinini cy'igitabo cya Yobu, ari cyo nise kuganira. Izi nshuti za Yobu zose ni abagabo bakuru bangana na Yobu ubwe, kandi bazwi nk'abagabo b'abanyabwenge. Ni abagabo b'abanyamwuka buzuye ubumana, kandi ni abagabo bize. Bose barimo kuvuga bashingiye cyane ku bunararibonye bafite mu buzima bwabo. Bageragezaga kuganiriza Yobu ku kibazo cye cy'akababaro ke. Dore ijambo ryo kwitondera mu gihe usoma iki gice cy'iki gitabo. Ku musozo w'igitabo, Imana igira ikivuga ku magambo ya Elifazi, Biludadi na Zofari. Imana ibwira inshuti za Yobu iti, hari uburyo bubiri ibyo mwavuze bitari byo. Ibyo mwamvuzeho n'ibyo mwavuze ku mugaragu wanjye Yobu si ukuri. Nuko rero igihe urimo gusoma aya magambo y'aba bagabo batatu, n'ibyo nabyo ubyibuke. Ibyo bavuze ku Mana no kuri Yobu ntabwo byari byo. Ibyanditswe byose byarahumetswe kuko biri mu ijambo ryahumetswe n'Imana, ariko hari ibitari ukuri. Iyo Bibiliya ivuze ibyo Satani yavuze, ugomba kumenya yuko ibyo Satani avuga byose bihora ari ikinyoma. Satani ntajya avugisha ukuri. Satani yaravuze ati, ntabwo muzapfa nimurya kuri iyo mbuto, ariko barapfuye. Iryo jambo Satani yavuze riri muri Bibiliya, kandi naryo ryahumetswe n'Imana, ariko ijambo ubwaryo ntabwo ari ukuri kuko Satani ari burimo kurivuga. Hano rero mu gitabo cya Yobu dufite amagambo y'abantu batatu b'inshuti za Yobu, ariko wibuke ko Imana yababwiye ko babeshyaga. Barabeshya iyo bavuga ku Mana, bakanabeshya iyo bavuga kuri Yobu. Nusoma amagambo yabo, ntuzakuremo icyanditswe muri ayo magambo ngo ukigire icyanditswe cy'ubuzima bwawe. Ukuri ntabwo kuri mu murongo, ahubwo kuri ku musozo w'inkuru, nubwo umurongo uri mu byanditswe byahumetswe. Umusozo w'igitabo cya Yobu, Imana ishima Yobu. Yobu yavuze amagambo menshi cyane kurusha y'inshuti ze zavuze, nuko Imana iravuga iti, Yobu yavuze ukuri ubwo yamvugagaho. Nuko rero iyo Yobu avuze ku Mana, ugomba kwizera ibyo avuga kuko Imana yavuze ko ari ukuri. Ndashaka kugira ngo ugire iyo myumvire mu gihe tugeze muri iki gice cy'ingenzi cyane cyo mu gitabo cya Yobu. Icyo nise mu gice cya kabiri kuganira.
kuganira nicyo gice kinini cy'iki gitabo cya Yobu, kandi nicyo abantu benshi bagiraho ikibazo iyo barimo gusoma iki gitabo. Amagambo ya za nshuti za Yobu aracengera cyane, akaguma mu mutima cyane, ariko agasohokana ubusa. Iyo yenda niyo mpamvu ituma abantu bacika intege iyo basoma aya magambo. Komerera ku ijambo rya Yobu witonze, itegereza ijambo rya Elihu. Ijambo rya Elihu ritangira igice cya gatatu cy'uyu mukino. Nita igice cya gatatu igisubizo, kuko igisubizo cy'ikibazo cyagizweho impaka na Yobu n'inshuti ze kigaragazwa mu gice cya gatatu mu ijambo rya Elihu. Ubwo ukomeje kwiga ku bice bitatu by'umukino twita igitabo cya Yobu, ibuka yuko urimo gushakisha ubutumwa bw'Imana bw'imitima ikomeretse yo muri iyi si. Ibyo ni ngombwa, birimo n'umutima wawe bwite niba umutima wawe ubabaye, kuko twese mu buryo bumwe cyangwa se ubundi dukomereka mu mitima yacu. Iyo niyo mpamvu yatumye Imana iduha igitabo cya Yobu. Imana izi ikibazo cyawe kandi kwitayeho. Ijambo rye riratubwira neza ngo tumwikoreze imitwaro yacu yose kuko yita kuri twe. Turasenga ngo mu gihe turimo kwiga ijambo ry'Imana, mukomezwe mu kwizera kwanyu kandi mumenye umwami wacu neza, kumumenya kubw'urukundo rwe ruhebuje, impuhwe ze, imbabazi ze ndetse n'ubutabera bwe. Mu gihe dusoma muri Yobu, dusanga ko atwitaho n'iyo tubabara n'iyo dushavuye. Haranira kuzabana natwe ubutaha igihe tuziga byinshi kuri uyu mugabo w'Imana hamwe n'igitabo cya Yobu.